yakoze urutonde rw'abangwa cyane oya sha kuva hasi kugera hejuru uretse mu byumve urwo rutonde ntabwo murushaka Syria muno muri aperi narwibwira ufite isaha yose yo kuruvuga dore ko barutondekanye ariko ntabwo ngo ari abakunzwe muri aperi ntabwo ari abakunzwe ngira impamvu Lorenzo abaye wa mbere kugera ku bangwa gake abangwa cyane impamvu Lorenzo abaye wa mbere oya nabaye uwa nyuma mu bangwa uwa nyuma mu uwa nyuma ni wowe ni nice bangwa yego nyine abantu nyine ngo bari menase abantu batihanganirwa muri aperi batihanganirwa ameze neza uhagaze neza kuko we wa mbere rero w'ikibazo ngo ni umuntu bita Kazungu Clever ngo niwe wa mbere ikibazo kuri aperi nimero ya mbere bagugize nimero kabiri Rikari oya nimero gatatu Karenzi nimero ya kane Lorenzo nimero ya nyuma ya gatanu Nice Lore uri ku mwanya wa kane cyangwa ugurwa mu mwanya wa mbere oya baduhaye urutonde biri seriye kandi turuhabwa n'umuntu wemewe uri ndani rwose bano rw'umuntu umwe ntabwo ari inama yicaye ni nka za ndani nyine ngo niko bifatwa Rikari kandi arya umubwira ibyo avuga yaza imbere yanjye gute se bavuga ko ngo Rikari ibyo avugwa ngo yivugishwa n'uko ngo ni nko kwihorera afite agahinda urumva ngo ni nko kwihimura Karenzi rero bakavuga bati Karenzi nibura Karenzi avuga abakinnyi avuga abatoza ariko hango hari imbe batajya arenga urugero Rikari yavuze ko yifuza ko Rayon Sport twari igikombe cya shampiyona ngo akaba rizasohoka mu Murenza Mudaraka akabona igikombe cya Champions League ngo arenze umurongo cyako ngo hariya pe hariya ngo ariko iyo bavuze ngo umuntu yarenze ngo ari igitekerezo cyo kuba bari ngo abakinnyi b'abanyamahanga ba peri rwose ngo nta n'umwe akeneye kwihangana ndabisubiramo aperi igomba kugura 10 ejo nabivuze mu kiganiro ariko n'ubu ndabisubiramo aperi igomba kugura abakinnyi 10 b'abanyamahanga abadukurikiye ako tutabizi niba rero bazankundira yuko mvuga ko batogwi ari abataka bakomeye ntabwo bizabaho tutarinze kubeshya ubu mwataka bavanye muri Turukiya ngo yarakinnye i Burayi hose ni icyo twabonye muri Togo mvuge yuko watarara umukinnyi ukomeye cyane yarakwira igihembo cya match Memel Raouf Dawo tuvuge ko ari we twemeka bagiye guteraniraho umurongo utukura warenze mvuga ko wavuze ko ngo na Dauda twemera nk'umukinnyi w'umupira kurusha abandi bose mu Rwanda simwemera wavuze ko utamwemera aho ngo warenze umurongo utukura rwose Dauda rega nabonye ikiganiro kuri TikTok rwose Mamadou Sey gusoma intekereza hamwe ati abanyarwanda bashaka ko ngo amuhagarwa mu Mavubi nawe avuga ati amurede Dauda arabyikiriza atereka mu mpamagara ngo nditeguye ntibaza hagati ya Jihadi Sahabu Gelete Dauda yakicaza nde hari ikintu kimwe bakwiye kumenya umuntu akundana n'uwo ashaka akorana n'uwo ashaka sibyo avuga ibyo ashaka uko abibona Proviko yubahirije amategeko siko bimeze nta kindi yes kuvuga neza cyangwa kuvuga nabi ni uburenganzira bwanjye mpfa kutica amategeko rwose siko bimeze yes niba mbibona nabi nabivuga nabi niba ubona umukinnyi runaka adakomeye neza nabivuga neza niba Kazungu abona Togi nta mupira azi ibyo ntabwo ari urwango kubera ko mbona Togi yari umwataka none se navuga ko Basana ari umukinnyi ukwiye gusezerwa ko abareba batabigira ikibazo ariko reka nkore urundi rugero twamaze icyumweru Kazungu avuga ati ngeri Richard simwemera ntakagombye no kubanza mu 11 bari ariko lucky enough ni umwe mu bakinnyi bagombaga gutoranywamo abamana none se abareba babigize beef yose opinion y'umuntu yamubonaga mbere uriya ni opinion y'umuntu kandi koko nanjye Richard nanjye yarantunga kuri match Richard yafashe Dauda ntiyanyeganyega nanjye yarantunga kuri derby yarantunga ahubwo wakinaga neza wageragezaga niruboneka kuko ari umunyarwanda ntawe umuvuga Dauda yakinye nayo buriya abafana ba Peri iyo bavuga njyewe mu myaka myinshi namaze ndi umunyamakuru imyinshi niyo namaze ntemvikana n'imiyoborere ya Rayon Sport siko bimeze ahubwo ni cyane cyagiye bakugize umukunzi wa Peri ahubwo icyo gihe bangira umufana wa Peri rwose bangira iki sibyo sinemeraga n'umufana wa Peri ko nta nigeze numva umufana wa Rayon Sport sinemeraga ubuyobozi n'imiyoborere yayo siko bimeze n'uyu munsi
none se Tadeo ayobora ntiyari igihe namwemeraga nyuma nkabona ikipe arayerekeza hamwe n'uyu munsi Abdallah mbonye antengushye naho ahinduka nkarwanya ibyo ntemera APR rero si itegeko uko iyobowe uyu munsi mbishyigikiye nabwo wambwiye ndi Dar es Salaam uti iyo umwana afashe igishirira baramureka cyamutwika akakijugunya niko bigenda cyane kabisa. so ntabwo rero dutegetswe nawe yaretsereyo uyu munsi kutemeranya nuko ushobora kutemeranya nuko APR iyobowe nuko ihagaze ejo ukaba ubyemera sinumva ari ikibazo ahantu kiri ariko umunsi ntekereza ko ariko uyu munsi oya nk'ubu Sestare yagiye wayoboye n'urukaka oya numwe mu banyamakuru bakomeye hano mu Rwanda ariko ejo bundi ngo iriya video yanjye mvuga ngo niba ari umunyamakuru iriya video ya Nerva ubwo ni Ruvuyanga iriya video ya Nerva mvuga ngo aburi kure y'ukuri mvuga ngo Rayon Sport iratsinda ngo igikomeye APR yakora ni ukunganya harango nagwo arenze umurongo buriya ngo yari yateguwe ko APR ni itsinda bine ku busa bitatu bine ibyo byari bipanze ariko bazi Nyarugenge timu yari iteguye ngo igomba kabisa kuyigeza kure ahantu hose hariya ngo wari warenze umurongo utukura kare hariya ngo wari wakandagiye umuzamu kubera ko wakoze prediction uvuga ko Rayon Sport ifite amahirwe yo gutsinda match igikomeye APR yakora ari ukunganya ngo wakandagiye umuzamu ariko bazi ibintu byihari Arsenal igiye gukina na Man City Arsenal igatsinda ngo wateze ko ari byo byabaye bagusaba imbabazi yene navuze navuze ko itsinda ntabwo mbyibuka neza ntabwo nari navuze ko ifite amahirwe washyizemo abakinnyi ba Rayon batanu ba APR uravuga uti kuko Rayon yazanye umutoza ati kuva Karingingo yaje iyi derby biragoye ko Rayon Sport yatsinda njye nari nababwiye ko akaba Rayon Sport ayitsinze kane navuze inshuro nibuka akuba atsinze APR inshuro enye imwe muri Mukura kimwe ku busa cya Gaël Duhari David kuri penalty imwe kuri Kiyovu 2-1 Sayimana Aimable atega Okwi yego n'ebyiri zo muri Rayon naravuze ni kuri izi nshuro enye nibuka hari ingingo watsinze APR simbona bakizemo na batandatu njye navuze ngo kugira ngo ngewe aho kugira mbatangaze na cyawo 11 barebe kandi murabona ko ibyo byari kuko n'umuzamu witwaye neza so wamushyamo ngo nuko yashoswe cyane hagati yakwicaza kwizera cyabana se yakwicaza kwizera ntabwo bishoboka ni muri 11 akorika hari nawe waravuze abangahe yaravuze ko kugira ngo ngo ntabwo ko combined nawe yakoze yaravuze ngo combined 11 niye ngira abakinnyi 11 bose bari turamubwira tuti ibyo bintu ngo se yabari combined cyangwa bari ikipe Yesu wavuze yego gemera kuvuga ko nta liste wakora iyo liste navuze 11 barebe kandi namwe mwana yavuze ngo ntayo nkora se nkene kwiteranya n'abakunzi ba APR ko ndamutse nkoze 11 bose abari aba Rayon Sport kandi mwari bibonye n'umuzamu wari kwa man of the match no ko match irangiye utibeshye uze nari bishaka ko match yarangiye kutigura ko match yarangiye none se bakazu none se wavuga ko Obedi yarushije Kagege Rikari match yarangiye ubu nukeneye kwigura ariko nundi sinini cyaturutse kora combined revenue match yararangiye Ganijoro niwe igitego cya Rayon cyaturutse so twamukanye umupira se uza Kagege se so bateze nabivuze ngo Rikari ashaka kuvuga ko Obedi yarushije Kagege ntabwo nabyemera oya niye Kazu none se Tambwe atanga passe igitego yacenze ariko n'igitego cya Kagege ninde wacenze Obedi akajya gutsinda igitego Ninda wateze Kagege ko bacenze Obedi wekinira ko bacenze Kagege bakajya gutsinda igitego ninde wacenze Obedi akajya gutsinda ariko Kagege rero match yarangiye ubu ntabwo bafite ntabwo reka tubamarike oya nyuma ya kimwe combined revenue nyuma ya kimwe bavuga mu mazina ntabwo amazina nyuma ya kimwe n'undi cyahagaze ku byo navuze mbere n'undi ni Rayon nyine yivuge ubwo ti mwizamu arimo ikorera na graphique 11 banjye nyuma ya draw match yarangiye ibyo ni ubusaza abantu ariko ikirimo nuko shawarenze umurongo oya ntabwo ari umurongo tukwi kirimo nuko umupira twakawutekereje nk'ibyishimo umupira no gushimisha no kuryoshya nta rwangano ntaki tujye tuanaliza nkuko twanaliza Chelsea na nivugira ibyiza bya Rayon Sport nkabona umuntu aranditse ngo rero ngo keretse waduhuriza muri koridoro hijimye ngo nkako none se
reka mvuge ibyiza bya Rayon Sport niba ntakunda kuvuga ibintu byiza wenda bya PL nubwo mbivuga ariko niba utajya ubyumva mbivuga hari ahantu henshi ushobora kujya kubyumva rwose ukabyumva sibyo hari ahantu henshi ushobora kumva ibintu byiza bya PL rwose ibyo ntabwo bikwiye kuduteranya niba mfite impano yo kwivugira ibintu byiza bya Murera nubwo ngerageza n'ibya PL nabyo nkabigarukaho sibyo ibyo biduteranye koko bafite impano niba mfite impano yo kuvuga ibyiza bya Rayon Sport ukabivuga nubwo ngerageza muri kondisiyo zigoye n'ibya PL nkabivuga magereza kuba umunyamwuga kandi nkabikora rwose niba hari aho ntagushimira kuri APR ko hari abanyamakuru barenga 50 bashobora kubikora bagiye ubumva ntibiduteranye neza biryoheye amatwi barakubwira ko Watara ne mu VP wa saison witwaye neza ku mukino wa match bakamutaka byiza byakwizera bakamuhinda byose bakamuteranye kubera icyo utabumva bataka Watara wowe ukajya ku bantu batari butake Watara station ni nyinshi nacyo ni ikibazo ni nyinshi ibyo rero ntabwo bikwiye kuduteranya rwose umupira perezida yigeze kwivuga neza muri jingo mujya mwumva jingo bakoresha kuri Radio Rwanda urubuga rw'imikino rujya gutangira football is a teacher of humility mbere na mbere ni umwarimu wo guca bugufi kwicisha bugufi koroha uroroha hagajya bintu umufana kubera ko amaze umwaka umwe afanye equipe ingabo z'igihugu hatangira kujya gusagarira polisi kuri stade akumva ko abyemerewe nyine nta kibazo umupira n'ukoroha uranyibukije yaranyandikiye ngo agiye guhangana nawe na Senior Karenzi ndamubwira ateguze uri umusazi nibiki ndetse yagomba guhakana ngo Karenzi ibintu yavuze Karenzi wari wazanye operasiyo yagomba guhakana ndetse nkagenje mu yanyohereje amafoto yawe na Senior Karenzi aravuga ngo noneho ngo mufungu size kuntu yabwiye kandi ndebe ariko yanyandikiye none se reka nkubaze umufungu yakwandikiye abanza kubaza ngo Karenzi yavuze ibintu bitari byo yambeshye sinigeze mfungirwa muri kasho ya stade ndetse yari hakaye yabivuguruza ntiyabivuguruye ngo mufunguye intambara none se nyanziri we nani ko asanga ko cyabona amasomo nibumve ngaho kantu ko kumubika nikamucishije bugufi basi mwemve ko aciye bugufi kandi abantu bishyira muri 18 umuntu usuza na general ukajya kuri general niko tanga ubutumwa Lorenzo kandi itangira ubutumwa tumaze twiganira umupira w'amaguru kansuza songa mbere ejo nahuye nawe ariko mu rukundo songa mbere ari imfura songa mbere nta kibazo mbere yarakabyaga ariko yarabigabanyije arakubwira ati burya ibirenge hasi yarakabyaga mbere burya n'abakabange mbere wana twakosanyijeho ejo namonye mu modoka nze BMW nyine mu songa mbere twari atandukanye n'aba bafana bandi nyine ubu bamaze kuba umunyamupira ariko mbere niwe yashyiragamo agatuza ariko bamaze guca bugufi bana bakabange cyari se kujye twakozanyijeho kujye cya Richard nibwo nta namukoze bakabange ubona abantu biyoroshya ubona rwose umupira najya muvuga amakuru nabyishimire nk'amakuru ya bisi zagiye Tanzania vuga ko hari ukuntu ashobora kuba yaranyereje amafaranga akamereza fakti ko atayanyereje tugahura kuri stade ariko se abafana bagiye Tanzania ubwo yanyereza amafaranga nyine ku mabisi bamushinjaga ayo bishyuraga icyo gihe bamushinjaga ko amafaranga yanyereje ariko aza kumereza fakti uremera ubona ko yego tunahura kuri stade tugasuzanya umva ko iyoroshyemo ni umunyamupira ubu reka dusuze Kabanga ari hano haruguru Kabanga kuri gare ya Nyanza yego ariko nta mufana wa pererega burya utwanga uri abafana bakuru bahana ni abantu bake bagira n'ikibazo ariko haraho muhuru ukabona asa nk'aho afite isoni zo kukuvugisha kubera ibintu aba yaravuze mu magurupe ya za WhatsApp ahari kubera ibyo yaguteranyije ngira ngo ukabona ko nawe ubwo atifitiye icyizere ariko abo basiniya biragoye ko Kazungu nananiwe kuvugana na Songa mbere nananiwe kuvugana na Kabanga aba basiniya ba kera kuvugana na Elimiri aho umenyera ko abafana ba peri batagororotse abafana ba peri badukura cyangwa Pazo ariko Pazo yabasabye imitima mama n'imitima y'umukara n'umweru Pazo nta kintu abafana ba peri barenze umwe bashobora kuganirira aho baba bari hose ngo kirare batabimbwiye yego abenshi baramwizera rero aho bahuriye bakavuga ikintu kibi kuri sike bamuhamagara ndara mbimenye ndetse we za nama Patos yajyagamo ntisuskesi yazimenye niyo nakarabiye Patos nubwo abanyoherereza amakuru araje njya kubwira ati Kazungu barambye ariko nyumva Patos mu nama zigambanira SK
kandi akaba ari umuntu utanga ibitekerezo kuri sike batoza arakubwira ati kazungu barambeshyera ariko murandenganya nanjye ngo atubwo nanjye rikari atubwo nandeke nanjye nemerewe gukundana n'uwo nshaka gukorana n'uwo nshaka aragushaka iki se ubundi kubyemera hari umuntu se namubwiye wavuze ko bosi we nyine ariko njye yarabimbwiye yarambwiye ati twamira mu 50 nkamukora mobilization akamukundisha abantu akakata ibintu akabishyiraho none se umuntu ukubwira ati ngiye nkoreshwa na yeto 50 buri munsi oya mu kwezi mu kwezi nka rimwe ni nka buri week ni mu kwezi ni sete ariko yaba ari make nayo yaba ari make hagarenza 50 ariko ndabizi agasenkana abayohereza benshi arayakorera ayinjiza muri groupe za WhatsApp ariko uko yenda gutsinda urubanza yenda gutsindira miliyoni 5 nkubwiye umwishyura mbere abazigamye ku kwezi 50 aba yiteze kandi arabyemera kugira ngo ajye akata amajwi yo guteranya ubu nako ngako uri kumuha akazi ubutumwa bwa RBC mfite ubutumwa bwa RBC ku bufatanye n'urugaga rw'imiryango y'abantu bafite ubumuga UPHLS